Umunsi mwiza bene data, umunsi mwiza kuri uyu munsi wa gatanu itariki ya 3 z'ukwa gatandatu 2022. Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze hano kuri Pure Gold TV. Ngiye gukomeza kino kiganiro twatangiye, turimo dusaba Imana ngo itwuze umwuka wera kandi natuvugurure muri ibi bihe turimo kwibuka ibihe bya Pentecote, ibya bihe intumwa zuzujweho umwuka wera. Uyu mwuka wera tumaze iminsi tubona ko ari uwacu natwe. Ntukiheze ngo uvuge ngo si uwanjye, ngo byararangiye, ngo wari uw'intumwa gusa, ngo umwuka ni uw'intumwa gusa. Oya, natwe ni uwacu bene data. Niba twarakira agakiza twizera Yesu Kristo, aya masezerano ni ayacu. Muri iyi minsi rero hano kuri Pure Gold TV tureba twiga neza ibyerekeranye n'umwuka wera kandi tunasenga dusaba Imana ngo itwuzuze kandi natuvugurure bene data. Uyu munsi rero ni umunsi tugeze ku munsi wa gatanu wo gusaba Imana kutuvugurura ndetse no kutubatiza mu mwuka wera. Haleluya! Abatari bawo ubatiza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe imbuto 9 ziryoshye cyane zera ku giti cyitwa mwuka wera. Haleluya! Mwuka wera turamugiranya nk'igiti cyera imbuto ziryoshye cyane. Izi mbuto tureba uyu munsi wa none z'umwuka wera ni imbuto 9. Mbere yuko tuzireba nagira ngo dutumire uyu mwuka nkomeza kuvuga w'Imana, kuko tumwizera hano kuri Pure Gold TV, aze abariwe utwigisha adusobanurire iby'ijambo ry'Imana, iby'izi mbuto yera. Nta wundi wazisobanura niwe kuko ni nyirazo. Ngewe ndawa mikoro maze yivugire. Reka rero bene data dusenga. Mana data wa twese waturemye, ukandikisha iki gitabo cya Bibiliya kugira ngo dusomeremo, dukuremo, twigiremo ibyerekeranye n'ubwiru bwawe, ibyerekeranye n'ibyawe, ibyerekeranye n'umwuka wera turimo kwibuka kuri Pentecote waje kuzura intumwa za mbere. Mwami Yesu, turasabye ko umwuka w'Imana, umwuka wawe abaruza atwigisha dusobanurire byose, mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bene data bakunzi bacu, ndabamenyesha ko muri kumwe na Jose kuri iki kiganiro tugiye gukora cyo gukomeza kurebera hamwe by'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera nk'uko maze kuzivuga ni 9. Urubuto rwa mbere ni urukundo, urwa kabiri ni ibyishimo, urwa gatatu ni amahoro, urwa kane ni ukwihangana, urwa gatanu urubuto ni ukugira neza, urubuto rwa gatandatu ni ingeso nziza, urubuto rwa karindwi ni ugukiranuka, urubuto rwa 8 ni ukugwa neza cyangwa kwicisha bugufi, urwo duherukiraho rwa nyuma ni ukwirinda. Urukundo ni urubuto bwoko ki? Ese uruzi ute? Urukundo ni urubuto ruzwi cyane mu mbuto z'umwuka wera. Ubajije n'umuntu utazi Imana yakubwira ati urubuto ni ingenzi, urukundo ni ingenzi, urukundo ni ingenzi muri Bibiliya. Icyo aho hantu umuntu arahazi. Urubuto rero rw'urukundo rurazwe na buri wese, yaba atazi Imana yabayizi. Ni popular, rurazwi n'abantu benshi cyane. Ariko hari igihe urukundo, iyi mbuto benshi barwibeshyaho, bayibeshyaho cyane, bajya bayitiranya. Wakumva urukundo rw'Imana, urunguru Imana ivuga holy love, ukumva abantu barwise rwa rundi nyine rwerekeranye n'ibintu bya sexuality, rwerekeranye n'ibintu bindi bidafite umumaro. Ariko hano Imana irashaka kutubwira uru rukundo rw'Imana, urukundo nita agape mu Kigiriki, urukundo perfect, urukundo holy, urukundo rudafite inenge, urukundo ruturuka ku Mana. Nirwo mwuka wera arimo atubwira, nirwo rubuto rw'umwuka Imana idushakaho, ishaka ko twera mwene data. Iyo turebye muri Bibiliya dusanga ijambo rukundo ruboneka muri Bibiliya inshuro nibura 51. Mu gihe Yesu Kristo yari ari hano ku isi yarukoreshe nibura inshuro 51 muri Bibiliya. Muri Yohana ibice 15 ku murongo wa mbere, Yesu yakoresheje ijambo urukundo nk'itegeko. Yabwiye abigishwa be ati ndabategetse ngo mukundane. Urukundo rw'Imana iyo turebye nanone kandi muri Bibiliya ntabwo rujya rutsindwa, ntabwo rujya rucuyuka, ntabwo rujya rushira, ahubwo urukundo rw'Imana never fails.
twavuga mu cyongereza. He never fails. Urukundo rw'Imana never fails. Ariko urukundo rwawe nanjye ruraciyuka, rutagaciro, ruratsindwa rwose. Ariko urukundo rw'Imana never fails. Urwo rukundo rero rutajya rutagaciro, rutajya rutsindwa, rutajya rushira, nirwo idushaka. Uru rubuto rw'Imana nirwo idushaka. Imana idufashe cyane. Reka twimuke tujye ku rubuto rwa kabiri, turebe icyo Imana iruvugaho, icyo umwuka wera dusobanurira. Urubuto rwa kabiri ni joy cyangwa umunezero. Joy, umuntu agahora anezerewe. Uru rubuto umunezero rero ruboneka nibura inshuro 200 muri Bibiliya. Ibi bidufasha kumenya importance yarwo, umumaro warwo, n'uburyohe bwarwo. Uburyohe bw'uru rubuto umunezero, iyo urebye ukuntu Yesu Kristo nayo yarwitayeho, Bibiliya nayo irwitayeho inshuro 200, uravuga uti uru rubuto ndarukurikirana, uru rubuto rufite umumaro. Ibi bitume bikwigisha ko uru rubuto rufite agaciro ku mwana w'umuntu, rufite agaciro ku Mana, kandi ruryoshye cyane, rufite umutobe uryoshye. Ni byiza cyane mu buzima bwawe guhora unezerewe, wuzuye umunezero. Urubuto umunezero utandukanye n'ibyishimo. Hari umunezero, hari n'ibyishimo. Joy and happiness. Umunezero yo joy na happiness ari ibyishimo. Ariko uru rubuto joy cyangwa se umunezero ruturuka muri ndani muri wowe imbere. Ruturuka muri wowe imbere, kandi ugasanga rufite imbaraga kurusha ibigeragezo ucamo. Ibigeragezo biraza, imiyaga iraza igahuha, za tsunami zikaza, ariko iyo ufite uru rubuto muri wowe rw'ibyishimo, rw'umunezero, rw'ibyishimo, ni ukuri ndakubwira ko runesha bya bikomeye ntibinagaragare. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dukwiye kuzura uyu munezero, ibi byishimo Yesu akatubashisha, kuko ngo akuzuye umutima gasesekara inyuma. Nituba twuzuye umunezero, ibi byishimo Imana ishaka bizagaragara inyuma, abantu bazatwifuza bavuga ati dore umuntu rero wahatijwe umwuka we, urubuto ararufite rw'umunezero, ibyishimo, kandi afite na rwa rukundo. Imana tugirire neza. Haleluya. Urubuto rwa gatatu twimuke tururebe ni amahoro, ariko twita peace mu cyongereza. Abantu benshi bajya bagereranya uru rubuto peace cyangwa amahoro nk'inuma ifite agashami mu kanwa ka olive, kuko akanuma ni ikiremwa kigirira amahoro, ni ikiremwa gihora gituje kinezerewe. Niyo mpamvu bagereranya bati akanuma ni amahoro. Ijambo amahoro riboneka muri Bibiliya nibura inshuro 429. Ibi bidufasha kumva yandamutso, tukayumva neza. Muri Bibiliya akunda kuvuga ngo peace be with you. Uhura na mwene data ukavuga peace be with you, amahoro abane nawe, amahoro abane nawe. Nukuri ni ibintu byiza cyane iyo uhora ufite amahoro mu rugo rwawe, mu kazi iwawe, mu baturanye, muri community, ukifuza amahoro mu gihugu cyawe, mu isi yose. Nukuri uba ufite urubuto rwiza muri wowe rwatewe n'umwuka wera. Uhora usenga usaba amahoro. Iki nicyo kidukwiriye abana b'Imana buzuye umwuka wera kandi barimo kuwusaba. Nitubona batarawubona, izi mbuto tuzibona pe. Nicyo kizamenyekanisha kuri umwana w'Imana, nuko uhora ufite amahoro, nuko uhora wifuriza abandi amahoro, nuko uhora uvuga uti peace be with you, amahoro abane namwe. Ukifuza amahoro mu rugo rwawe, ukifuza amahoro aho uri, muri eglise ya ukifuza amahoro mu baturanye bakagukunda cyane kuko uri umunyamahoro. Imana itugirire neza. Imbuto ya kane ni urubuto rwiza cyane dukenera mu buzima rwose buri munsi. Urwo rubuto rwitwa kwihangana. Kwihangana ni urubuto dusanga muri Bibiliya nibura inshuro 70. Ariko se bene data, dufite igihe cyo kwihangana muri iyi si? Ahantu hose ujya muri iyi si usanga hari umurongo. Waba uri mu rugendo kugira ngo winjire mu ndege, ujya ku murongo,
ugasanga urananiwe, abantu babaye benshi, waba utegereje bisi ni umurongo, waba ugiye kwa muganga utegereje dogiteri ni umurongo, waba utwaye imodoka bitewe n'aho uri hari imodoka nyinshi cyane kandi wenda urihuta, ugomba kwihangana. Hari imodoka nyinshi, byo bita traffic jam, ugomba kwihangana ukabaho uhuga ugasenga, ukabonera ibihe byo gusengera nabo muri kumwe, ukagira ya mahoro, ukagira wa munezero, ukagira rwa rukundo rukaguhisha kwihangana. Imana idufashe cyane. Kwihangana ni ibintu byangombwa cyane. Zaburi ya 37 ku murongo wa 7 haravuga ngo mu cyongereza ngo be still before the Lord and wait patiently for him. Urumva biravuga ngo mu kinyarwanda guma imbere y'Imana wihanganye, uyitegereje wihanganye. Guma imbere y'Imana uturize muri yo, mbabarire, uturize imbere y'Imana, ukomeze uyibe imbere wihanganye, uyihanganiye. Hari ikintu izagukorera. Niba hari isezerano yaguhaye, komeza uturize imbere yayo, ube imbere yayo wihanganye. Ntabwo Imana ihutiraho. Hari n'igihe kubwira ijambo isezerano rikazasohora nyuma y'imyaka 10, 20, 40. Ibintu nk'ibyo bijya bibaho. Cyangwa ukazaribona ushaje nka Sara na Aburahamu. Imana rero ishaka ko dutuza tukihangana. Urubuto rwo kwihangana ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana idufashe cyane bene data. Reka twimukiye tujye ku rubuto rwa 5. Urubuto rwa 5 ni ukugwa neza, ari byo bita kindness mu cyongereza. Abefeso ibice 4 murongo wa 31 kugeza kwa 32 uze kwasoma urebe. Kugira neza n'urubuto rwiza cyane tugomba guhingira rukera rukaryoha, rukarayipinga, rugahisha maze rukera. Waryo kumva ruryoshye, rufite umutobe. Kugira neza, bamwe baravuga ati gira neza wigendere, neza zayisanga imbere. Kugira neza ni igiciro gikomeye cyane, kandi kugira neza bigendana n'ibikorwa. Iyo ugirira neza umuntu ukamwitura, wenda hariho abatanga inka, icyo ni ikintu kijyana n'ibikorwa. Uramwandikira ukamusuhuza, mwohereza aka text message keza, utinda kwibuka wangiriye neza, uramfashije. Hakaba n'ikintu nawe ukora cyo kumubwira ko ari umubyeyi yagize neza, ukagira n'ibikorwa ukora. Imana tugire neza cyane, ka geste nibura gato. Imana idufashe, kuko kugira neza bigendana n'ibikorwa. Ushobora no kugirira neza umuntu utarayikugiriye ibyo byo, kuko Imana ishaka kugira neza. Ukagirira neza umurwayi, ukagira neza umukene, ukagirira neza umushonji, ukagira neza umuhomeless udafite aho atura, ukamugirira neza, ukamukomeza. Ukagira neza umuntu w'umwana w'imfubyi, ukamwishyurira minerivare, ukamuganiriza, ukamugirira neza. Ineza yacu igendana n'ibikorwa, nicyo Yesu ashaka. Imbuto ya 6 ni ingeso nziza. Urubuto ingeso nziza cyangwa goodness ugomba kuba nibura uri hori, ugaragara ukiranutse, kugira ngo urwo rubuto rwere. Twareba muri Zaburi ya 23 murongo wa 6 uze kuza kuhasoma mwene data, mbabarire ndihuta. Imana ishaka ko ineza yacu iboneka imbere n'inyuma. Iboneka imbere n'inyuma. Ni ineza yawe uri umuntu mwiza, n'imbere ugomba kuba uri mwiza, kuko ngo akari imbere gasesekara ku munwa, kari ku mutima gasesekara ku munwa. Ni urubuto rwiza cyane tugomba guhabwa n'Imana. We ntabwo wabishobora, ariko ngo turuhabwa n'Imana iyo dusomye ijambo ry'Imana, ngo ni kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo, gutyo tukera imbuto yo y'ingeso nziza. Imana ikomeze idufashe. Urubuto rwa 7 ni ugukiranuka, ari rwo bita mu cyongereza faithfulness cyangwa kwizerwa. Mu bisi muri iki gihe bagereranya imbuto yo gukiranuka no kwizerwa cyangwa faithfulness no kuba faithful ku mugabo wawe, kwizerwa n'umugore wawe muri mariage. Ugasanga ko mufatanije. Abantu bakunda kubivuga cyane bati someone, bakunda kubikoresha mu cyongereza ngo someone is faithful to his wife or faithful to her husband. Ariko nanone hari igihe bakoresha contraire yabyo ati he is unfaithful
yaramucitinze amuciye inyuma. He has been unfaithful, cyangwa se umugore is unfaithful wife. Ibi rero ni ibintu bikunze kuvugwa cyane, ariko urubuto turugarukeho rw'Imana dushakaho ni urubuto gukiranuka rudukangurira kuba faithfulness muri Yesu Kristo. Matayo 25:21 waza kuhasoma ukareba. Imana ishaka ko tuba bizerwa, tuba bizerwa, tuba bakiranutsi, maze gutya igasubiza gusenga kwacu. Uru ni urubuto rwangombwa cyane ku mukristo wese wuzuye umwuka wera. Indi mbuto ya 8 rero tugezeho ariyo yo guca bugufi, humility, kwicisha bugufi. Yesu yafashije intumwa ze kwera urubuto rwo guca bugufi, kuko bahoraga bajya impaka babazanya bati ninde ugomba kuba mukuru muri twe, who is going to be the greatest. Bakahora bafite ibyo bibazo, ninde uzaba mukuru muri twe, bite. Arababwira ati muceceke mutuze. Arababwira, arabahugura, arabafasha. Muce bugufi, humility, mwumvikane, mubane neza. Abafilipi 2:5 ugeze ku 9, Yesu baratwereka urugero. Yesu ngo yisize ubusa, afata kamero nk'akumugaragu, aca bugufi, arumvira kugeza no ku rupfu, kugeza no ku musaraba, aradupfira. Imana rero ibonye ibyo, icyo yakoze yamushyize hejuru, kuko yaciye bugufi akumvira. Mwene data, reka duce bugufi twumvire, gutya Imana natwe izatuzamura. Reka tugere rero ku imbuto ya 9 dukwiriye twese, kandi ari nayo nsorezaho, ariyo yita self control. Yitwa self control cyangwa kwirinda mu buzima bwacu, kwirinda mu mibereho yawe ya buri munsi. Kwirinda se ubyumva ute? Wabikora, wabigeraho ute? Abantu bamwe bitiranya urubuto kwirinda no kwihangana, sinzi impamvu. Kwirinda bidufasha gushyira ibitekerezo byacu ku Mana yonyine, mu gihe twirinda ibishuko kamere y'umuntu irarikira. Iyo umuntu wirinda kugira ngo ubishobore, kugira ngo uneshe ibyo ishuko by'umubiri, you focus your eyes only on God. Amaso yawe yonyine, ibitekerezo bya uhora ubyerekeje ku Mana yonyine. Naho ubundi iyo bivuyeho uhora ureba iby'isi. Iyo ni mwiza, dore uko agakobwa keza gasa, dore iyo uri umujene n'umujene handi samani. Ibintu nk'ibyo irari ryawe rigatangira kwinjira mu byaha by'ubusambanyi, ugatangira kwifuza iby'abandi, ugatangira kwangana n'ibindi. Ariko iyo ugize iki kintu, iyi Mana iryoshye, iyi mbuto iryoshye cyane duhabwa n'umwuka wera, yitwa self control. Kwirinda, urinda amaso yawe, urinda umutima wawe, urinda, kuko umutima niho iby'ubugingo bikomoka. Urinda intoki zawe, urinda amaso yawe, urinda amaguru, urinda ibitekerezo byawe, kugira ngo ubishobore nuko ibitekerezo byawe bihora ku Mana. Mana itugirire neza cyane. Iyi ni imbuto ya ngombwa, kuko iyo uyihushije ushobora no kurimbuka, ibitekerezo byawe bijya ahandi. Ibishuko byo muri iyi si bishobora kuturushya, bikakurusha n'imbaraga. Ibishuko byo muri iyi si birakomeye cyane, utarebye neza byakurusha imbaraga. Ariko uru rubuto rwo kwihangana, iyo ruhingira ukarufumbira, ukumva ko urufite muri wowe, ugahora uruvomerera buri gihe, usoma ijambo ry'Imana, unasenga, usaba umwuka wera kugufasha, uru rubuto iyo rufite rwo kwirinda, wowe ubwawe, muri wowe, uru rubuto rugufasha kurusha imbaraga ibishuko byo mu isi. Amen. Urubuto ni ingenzi kurugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, turi muri urugendo rugana iwacu mu ijuru, isi yo naho twateguriwe. Gira iyi mbuto yo kwihanga, ya self control, yo kwirinda. Hari amagambo nasomye mu Migani 16:32, ariko Imigani burya irakomeye kuyumva. Havuga ngo
utihutira kurakara aruta intwari. Wahumvise aho? Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta